ntabwo ziheba. Ndetse reka nkubwire ngo uzapfa. Nubwo aya magambo abantu benshi badakunda kuyumva, ntabwo bakunda kumva iyo tuvuze ngo umuntu azapfa. Burya abantu benshi batinya urupfu. Ntabwo ziheba. Tuguhaye ikaze muri Prophetic Time. Uyu ni umwanya wawe, n'isaha yawe, ni umwanya w'agaciro ku buzima bwawe, kandi Imana ihabwa icyo kukwemereye iyo muri muvuka kugira ngo ube ugihumeka umwuka w'ubuzima. Imana igumugisha. Ndi Fulgence Mutabaruka, dusanzwe tubana muri iki kiganiro. Imana yo mu ijuru ndayigusabira umugisha kuko wagize neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 9:4. Aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo uwantumye hakiri ku manywa ugiye kwira, n'igihe umuntu atabasha gukora. Nkwiriye gukora umurimo uwantumye bukiri ku manywa, dore bugiye kwira, n'igihe umuntu atabasha gukora. Ndashaka ko tuganira ku ijambo nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo gukorera Imana mu gihe cyawe. Gukorera Imana mu gihe cyawe. Akenshi rimwe na rimwe hari abantu benshi bagiye bakorera Imana, igihe kiragera bageze aho ngaho barekera. Bavuga ati kuko nigeze gukorera Imana birahagije, ibyo nayikoreye birahagije, akagenda agaparika. Ariko igihe cyose urimo kuba ubuzima usabwa gukorera Imana. Hari n'abandi bantu bicaye bavuga ngo ngewe igihe iki n'iki nzakorera Imana, akabigira mu migambi, avuga ati wenda nyuma y'imyaka igihe runaka avuga ngo nzakorera Imana. Rimwe ugasanga n'umuntu ibyo yarakoze uyu munsi wa none yarabiparitse, akavuga ati nzakorera Imana igihe cyanjye ntikirangira. Ariko reka nkubwire ngo usabwa gukorera Imana mu gihe cyawe. Buriya twese tuzi igihe tumaze kuri iyi si. Abantu benshi bashoboka, ndetse ntegeza ko abantu 8 ku 10 ashobora kukubwira igihe yavukiye, akakubwira umunsi, akakubwira itariki, byose akabikubwira. Ndetse rimwe rimwe twafata calculatrice tukakarikira, dushobora kumenya amezi tumaze, twamenya ibyumweru tumaze, twamenya amasaha n'amasegonda tumaze mu buzima bwacu. Ariko hari ikintu gikomeye Imana yisigariza. Muri twese nta n'umwe uzi igihe azabira muri iyi si. Kimwe nta nuko muri twese nta n'uzi urupfu azapfa. Buri wese afite uburyo Imana izamuhamagara, kandi buri wese mbere y'uko avuka Imana ibizi igihe azamara muri iyi si. Ariko kenshi iryo ni ibanga ry'Imana. Dusubiye inyuma gatoya, nakubwiye ngo abantu benshi bafite imigambi yo gukorera Imana, ariko kenshi tukabishyira mu nzagi. Ariko reka nkubwire ngo reka twe kubishyira mu nzagi, tangira tuze gukorera Imana uyu munsi, kuko ahawe n'uyu munsi ejo ntabwo arahari. Ahari uyu munsi ushobora kububona, ejo utazambona. Ahari umunsi urahumeka, ariko ejo ntuzaba ugihumeka. Rimwe na rimwe usanga abantu bose ibyiringiro, usanga tuvuga ati sinzapfa, nzarama, nzabaho. Ariko nubwo uzabaho ntabwo uzatura nk'umusozi. Igihe kizagera iminsi yo kubaho yawe izarangira. Ndetse reka nkubwire ngo uzapfa. Nubwo aya magambo abantu benshi badakunda kuyumva, ntabwo bakunda kumva iyo tuvuze ngo umuntu azapfa. Burya abantu benshi batinya urupfu. Nigeze kujya nitegereza kenshi twagiye gushyingura, rero ugasanga abantu barimo bararira. Ariko burya naje kwitegereza, njyewe usesenguzi naje gukora, ntabwo abantu babazwa n'uko runaka apfuye, ahubwo nubwo abazwa n'uko yego harimo bamwe babazwa n'uko runaka apfuye, ariko cyane gituma barira. Ariko bazata ariko uyu muntu wishwe ari urupfu, ko yishwe yenda na moto, ko yaryamye bugacya yapfuye, ari nge bibayeho najya hehe? Burya reka mbabwire, nta muntu n'umwe muri twebwe utazi yuko kuzimu no mu ijuru habi. N'abijijisha n'abanga kumva ubutumwa bwiza bose barabizi. Akenshi Satani banangira imitima, ariko azi neza yuko aramutse apfuye aho yajya si heza. Ibyo ngibyo arabizi mu mutima we. Igituma benshi barira rero
n'agahinda benshi baba bafite. Aravuga ati ariko uko biri kose ndamutse mpfuye n'aya manyanga yanjye, ndamutse mpfuye na bwa bugome bwanjye, ndamutse mpfuye na bya bindi najya he? Tukabona ababarira tukibwira yuko ari urukundo bakundaga wa muntu upfuye cyangwa se wa muntu usinziriye. Bamwe bavuga ngo wa muntu witabye Imana, reka wera tubyite uko nguko niko Abanyarwanda tubyita. Ariko n'igihe batitabye Imana, hari n'igihe batitabye Imana, ntabwo abantu bose burya bitaba Imana. Ntabwo abantu bose bitaba Imana. Reka mubwire rero witoze gukorera Imana mu gihe cyawe. Nk'uko nababwiraga ngo tujya tumenya igihe tumaze, ariko nta muntu n'umwe uzamenya azabera mu isi, kimwe n'uko nta n'uzi urupfu ruzamujyana. Kereka wenda rero Imana kugira ubuntu ikaruguhishurira, cyangwa ukaba ufite uburyo waba ubizimo, ariko umubare w'abantu benshi ntawe uzi urupfu ruzamujyana. Wese afite igare ryiwe, wese afite igare rizamujyana. Byashoboka ko igare ryawe ari moto, byashoboka ko igare ryawe ari ahantu ibiryo uzaba uri kurya ibiryo ubwabyo bikabikwicira, byashoboka ko uzaryama ugasinzira, byashoboka yuko hari uzikubita hasi bikarangira, byashoboka yuko hari uzatsitara muri dushe bikarangira, byashoboka ko buri wese afite igare ryiwe rizamutwara. Ariko reka mubwire ngo korera umunsi wa none, ukorera Imana ko hawe n'uyu munsi. Uri umuririmbyi uririmbira Imana cyane, uri umuvugabutumwa uvuga ubutumwa nk'umuntu utekereza ko ejo atarahawe. Ubu uri bose ukorera Imana, ubu ari ugufasha imfubyi, ari ugufasha abatishoboye, ari ugusura abantu muri gereza, ari ukugaburira abashonje, ari ukwambika abambaye ubusa. Buri buryo bwose ukoreramo Imana ubikore cyane, ntubitege ejo hazaza kuko bizahawe. Umunsi umwe nigeze kwiga ikintu gikomeye. Hari igihe tugeze gucamo mu bihe bya lockdown, mu bihe bya covid, igihe twari turi mu mago, igihe twari dusubiza amaso inyuma tukabona hari bimwe bitigeze bigaruka, hari n'ubwo twari dukoramo Imana bitigeze bigaruka tuzongera no kuza. Biduha ikimenyetso tubona neza yuko ari igihe kizagera rimwe na rimwe ushaka no gukorera Imana ukabura icyo wabikora. Gukorera Imana rero ni uyu munsi, kandi ukorera Imana muri bwo aribwo bwose bushoboka. Reka nkubwire ngo buri wese Imana igusaba gukorera Imana mu bushobozi yaguhaye, mu buryo yaguhaye. Mu bushobozi itaguye ntiyakubaza ngo ntiwayikoreye mu bushobozi udashoboye kubikoreramo. Ntibishoboka. Imana izakubaza icyo wayikoreye mu bushobozi yaguhaye, mu bumenyi n'ubwenge ufite. Ibyo ni byo Imana izakubaza. Ntabwo Imana izakubaza ko utayikoreye icyo ngomba kuyikorera. Hari icyo ngomba kuyikorera ariko nawe ufite icyawe. Njyewe izambaza icyanjye, izakubaza icyawe. Imana idufashe cyane. Tugiye gusenga Imana. Ijambo ryatubwiye ngo nkwiriye gukora umurimo wa Data hakiri kare, bugiye kwira ngo igihe umuntu atabasha gukora. Reka mbabwire, igihe cyo gukora kijya kirangira. Igihe cyo gukora kijya kirangira, ndetse umuntu akabura amahitamo akavuga ati uko biri kose ahangaha nta kintu ufite cyo gukora, uburyo bukarangira. Twabwire ngo korera Uwiteka ugifite uburyo. Korera Uwiteka mu gihe ugiye umwuka bazima. Korera Imana mu gihe ugifite imbaraga. Korera Uwiteka mu gihe ufite ubushobozi, ugifite umwanya wo gukora, kuko ejo ntabwo ari ahawe n'uyu munsi. Ndagushimiye Imana igira neza ku bw'uwo mwene data, mushoboze kugukorera, muhe imbaraga, mubashishe, mushoboze gusohoza umugambi wawe, mushoboze guhagarara mu mwanya wawe, akorera nk'uko bikwiye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, ndabakunda. Iyi shene yacu, iyi shene yanyu BOPC, bring one person to Christ. Umuhate wacu cyangwa ishyaka ryacu ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza, nta zindi nyungu tubikuzemo. Ariko kandi twifuza kugushishikariza cyane, tunakwibutsa cyane yuko Yesu Kristo yadusigiye inshingano tuvuga tugende tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Rero hari ideni ufite, hari ideni ufite. Mureke tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mudufashe musangiza abantu ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Akazi twakoze agasigaye ni akanyu. Mugira amahoro y'Imana. Shalom.